bigomba guhinduka akunje we mwicyo cy'amakoperative we ubundi koperative ni iki? Ni ihuriro ry'abantu bishyira hamwe kugira ngo batezanye imbere. buri umwe ateza undi Imbere. ni ibintu byiza pe Cyane. ariko usanga rimwe na rimwe Harimo umuyobozi wabo ugasanga muri koperative niwe utera imbere cyane. hari nka koperative z'abamotari Eh. ugasanga avuga ati dutanga umusanzu wa bitatu Buri cyumweru kugira ngo twese muri rusange tuzatera imbere. ugasanga wenda umwaka wa mbere bavuze ati umukuru wa koperative ko twamenye amakuru Ko afite moto ebyiri Kanombe, akagira indi moto Nyamirambo akagira indi 16 Nyagatare. aranjyaho umunyamuryango kasike yanjye Nta kirahuri cy'imbere iriho. wabaza uwo mumotari ubakuriye Akavuga ati ibyo ngibyo narabyumvise ariko se bundi bazatera imbere. rege na koperative z'abahinzi Cyane. usanga nabo bari kujavuga twe dutera imbere Cyane tutezanye imbere, buri munyamuryango atera imbere. wenda buri wese umwaka utaza afite iki inkweto ariko ugasanga umukuru wa koperative We noneho urahinduranya buri munsi. wabwa ati ugiye hehe Yanjye hano hirya kudodesha congo yanjye. wabwa ati se noneho uvuye hera Timbange umunsi yavuyemo taro nasuye kuyikomera. kandi rero wa muntu utanga umusanzu buri cyumweru We noneho nanakamambiri. wamaze ati se kuki abantu batagira inkweto wowe uzifite Ibyo ninde wabikubwiye? ni karasira Karasira se bundi uriya nta nzara kigira inkweto ntabwo yazamba. nase kuki mutazi mugure basi ngo Urumva twabanje guhera ku masogisi nabwo dusanga ngo agasara ibintu bitumvikana Cyane. ukaza muri ino koperative itunze umuyobozi wayo cyangwa itunze abanyamuryango. bivuze ngo noneho leta ntibujye mworohera bene bano bantu abayobozi babanuka bajya hasi bagane n'abaturage Nkuko umukuru wacu w'igihugu amanuka akagenda akaganira n'abaturage. mwiganana wimureba ngo za raporo ngo batanze Ngo urebe ngo perezida ngo koperative ngo ikora neza ngo bagende bareba ngo ngo ubahagarariye. bitanze ngo inama ngo Mwanze bazijyamo mumanuke. kandi uvuga n'abaturage babo bari bapana umuyobozi Cyane. umenye ngo se bimeze bite Eh. bigatuma ngo koperative yabwira atunga umuyobozi Itunga n'umunyamuryango. bitari ibyo ibi rwose bigomba guhinduka bigomba guhinduka